muraho neza turagarutse kugira ngo turabaganirire uyu munsi turakoresha indimi eshatu ikinyarwanda igifaransa n'icyongereza turaganira ku buhanuzi tutari mu madini tutavuga iby'amadini kuko ni ubuhanuzi usanga ari ubuhanuzi butembera mu mico yose ntabwo ari ubukristo gusa ahubwo bitembera mu mico yose mbere nko mu Rwanda byafatwaga nk'ubupfumu ariko turabyifashisha tuganira ku nkuru y'umuntu bita Oedipus cyangwa Edipe muzi yuko nko ku bisanzwe bafite abana basika abana b'abakobwa bakunda kwihambira kuri base abana b'abahungu bakihambira kuri ba nyina bakumva babafitiye urukundo mbese ugasanga banabafuhira ibyo bintu rero muri psychology cyangwa mu mitekerereze babyita complexe d'Oedipe. Complexe d'Oedipe. Good. Bonjour, aujourd'hui nous allons échanger à propos de l'oracle, à propos des prophéties. Ce sera en 3 langues, en Kinyarwanda, en français et en anglais. Comme vous le savez, la prophétie, c'est un thème qui circule partout dans toutes les cultures et même dans le monde moderne, ça continue. Il y a des prophéties toujours. Nous allons nous servir d'un mythe, le mythe d'Oedipe. Le mythe d'Oedipe est associé au complexe d'Oedipe. En psychologie, vous savez que les enfants, les garçons s'attachent plus à leur mère et les filles s'attachent beaucoup plus au père. Ces petits peuvent même manifester de la jalousie. Donc la fille est jalouse par rapport à sa maman, le garçon est jaloux par rapport à son père. Good morning. Today we'll talk about prophecy. It will be in 3 languages, Kinyarwanda, French, and English. We'll talk about a subject or a topic that is very interesting. It's about prophecy. And it will be not necessarily about Christian prophecy or religious prophecy, but it is a prophecy taken from ancient Greece mythology. We have a myth of Oedipus the king. As this topic is talking about Oedipus the king, it is directly connected to a psychological topic that is called Oedipus complex. Oedipus complex, through which girls tend to be attached to their fathers and boys are attached to their mother. Both can even manifest jealousy. A boy is jealous vis-a-vis of his father, and the girl will be jealous and show it to vis-a-vis to his mother. Let us start in Kinyarwanda. Twumvise rero yuko habaho ubona abakobwa bakunda kwihambira ku buri base noneho abahungu nabo bakihambira kuri ba nyina. Icyo kintu muri psychology cyitwa complexe d'Oedipe. Oedipe rero byagenze gute? Hari umuntu wagendaga mu nzira ahura n'umuhanuzi, umuhanuzi aramubwira ati gira gute, twara iriya nka uzayijyane ujye gufonda ahantu umujyi. Ariko ageze mu nzira agiye gufonda umujyi ngo yahuye n'inyamaswa ishaka kumutangira, noneho arwana nayo, arwanye nayo aranayica, noneho imubwira, noneho bamuha bitewe n'icyo kintu yakoze, Imana zimuhanisha ikintu, ziramubwira ati mu muryango wawe hazavamo iki? Hazavamo umugabo nabyara umuhungu
noneho umuhungu azice se asa, noneho niyica se arongore nyina. Nuko nguko byagenze. Ibyo bintu rero byaje kuba ari uko umugabo umwe nanone muri iyo family byaje kugira gute, ni family y'umuntu witwa Kadimasi, niho bitangirira, ari bwo buhanuzi yakiriye. Ariko noneho bigeze ku mugabo witwa Layasi, noneho mu buzukuruza be Layasi, noneho yari umwami. Layasi agira ate, umuhanuzi aramubwira ati umwana wawe rero azagira gute, azakwica, noneho arongore nyina. Yari umwami w'umujene. Noneho igihe yabyaye umwana w'umuhungu nta kindi yakoze, yahise amutobora amaguru, aramukomeretsa, amaguru arayafatanyisha, arayahambiranya, noneho amuha umugaragu we ngo ajye kumutakure cyangwa ajye kumwica. Ariko umugaragu ageze mu nzira amugirira impuhwe, aramubohora, ahubwo amuha abashumba bo mu wundi mujyi, habaga imijyi imeze nk'ibwami. Noneho umwana aragenda kurirayo. Ubwo umujyi babagamo cyangwa ubwami bwitwaga Thebes cyangwa Thebes, ubwo niho bari bavuye. Akana karagenda gakurira ahandi hantu kajyanywe n'umushumba, gakurira ibwami baragakunda ku mugore utarabyaraga. Noneho kagezeyo karakura nyine bisanzwe, bagafata nk'umwana w'umwami. Ubwo tugiye kumva ukuntu inkuru yaryoshye rero. Noneho kakuriyeyo ukuntu byagenze, rimwe bari mu birori, umusinzi yarakabwiye ati nubwo wishimye wowe ntago uri uwacu. Birakababaza, akana gatangira kujya kubibaza ababyeyi, abo bitaga ababyeyi kari aho bita i Korinte ni ukuvuga ni umujyi wo mu Bugereki. Ubu ngubu wahita wenda nko mu Bugereki. Noneho kabibaje ababyeyi baravuga ngo aya ni amagambo y'abasinzi, wowe uri umwana wacu. Nyuma naho kajya kuraguza ngo kamenye ababyeyi bako ari byo kagiyeho. Kageze imbere y'umupfumu arakabwira ati wewe kwibaza ibintu byinshi, ahubwo ikizwi nuko uzica so ukarongora nyoko. Karavuga ati ngewe ndi ibwami, none bino bintu bigiye kumbaho. Gahita karahunga, kava muri ubwo bwami bw'i Korinto, karahunga. Gahunze kagera mu mujyi katari karakuriyemo witwa Thebes, kandi niho ababyeyi bako babaga. Ariko mu nzira gahura n'umusaza w'umwami agenda na cortege, ni nk'amafarashi kariho, ni igare ry'intambara wenda bari bariho, risa nkaho rimukubyeho riramukomeretsa. Ahita yica umugaragu umwe, yica na se, kandi yari umwami wari uriho, undi arahunga ariruka. Bigenze gutyo arakomeza aragenda, aba umwami. Misiyo yaragiyemo mu mahanga, ubwo birapfuye, umwami barapfuye, undi nawe ageze Thebes. Umwana w'umuhungu ageze Thebes, byagenze gute? Yahuye ageze Thebes, yaraje abayo asanga hamaze iminsi umwami yarapfuye, harateye n'igikoko cyitwaga Sphinx. Ko cyakoraga, cyabazaga abantu ibisakuzo. Cyakubaza igisakuzo wagikora ukazaba umwami, kuko undi yari yarapfuye. Ni ukuvuga bari barashyizeho bati umuntu uzica Sphinx irimo kutwicira abantu tuzamugira umwami wacu, kuko undi yapfuye. Noneho bigenda bite? Oedipus uko byagenze yaravuze ati ngereka njye gusakuza na kiriya kinyamaswa. Noneho Sphinx uko yabigenje yaramubwiye ati ese ni kihe gisimba mu gitondo kiba gifite amaguru 4, ni saa sita kikaba gifite amaguru 2, nimugoroba kikaba gifite 3. Abantu bose kikabacanga, ariko undi ahita avuga ati uwo ni umuntu sha. Ati umuntu mu gitondo ni nk'uko wavuga ari uruhinja agendera ku maguru n'amaboko, bikabara amaguru 4, yakura akagendesha 2, yashaza akagendesha 3, kuko aba afite 2 n'inkoni ye. Bahita bamugira umwami batazi ibyo ari byo.
bamaze kumugira umwami arituriza arongora nyina yari akiri umujene bahitamo mumushyingira. Noneho urumva byari ibintu bikomeye cyane, bimeze nk'amahano, byari amahano. Ariko noneho ubwo imana zisa nkaho zibahannye bitewe n'ibyo bintu bari bakoze, basengaga kandi imana nyinshi. Icyabaye nuko umuvumo watangiye kuza, abantu bakarwaragurika, inda z'abadamu zikavamo, iki byose bakagira ibibazo. Ndabamenyesha ko bamaranye igihe Oedipus n'umugore na nyina abana na nyina nk'umugore we, nyina yitwaga Jocasta. Noneho bigenda bite, bahita bagenza gute, batangira gushakisha noneho icyaba cyarabiteye. Abahanuzi bakajya berekana bati ikibazo ni uwo mwana, ati yakoze ishyano. Noneho we agakeka yuko ari akagambane barimo kumugirira. Ariko nyuma baje kubimenya ari uko wa mushumba wa mugaragu wundi wari waratorotse yaraje asobanura neza ko umwana yari yaramutanze mu mahanga. Noneho kandi ko na Oedipus ahita yibuka aho yaturutse n'iki, n'umushumba wamutoraguye nawe araza wari waramujyanye i Korinte. Bose batangaza uko kuri kuko byagenze. Oedipus asanga yarishe se akarongora nyina, bakanabyarana abana babiri b'abakobwa. Noneho uko byakurikiyeho n'iki, Oedipus yahise akora iki? Nyina yahise yiyahura amenya ibyo bintu kuko yari yabaye umugore w'umwana we, ahita yiyahura. Noneho Oedipus nawe yikuramo amaso. Nuko nguko inkuru yagenze. Ahita avuga ati mvuye no mu mujyi, ahita ava ibwami aragenda yikuyemo amaso. Undi muntu ukunda kugaragara muri iyo nkuru ntabwo ni uwo bita Cleon. Cleon yari nka musaza wa nyina. Igihe cyose Oedipus abahanuzi bamubwiraga icyo Imana zababwiye ko umuvumo wazanywe n'umwami warongoye nyina akica se, yahitaga atangira kwitekerezaho cyane. Yahitaga atangira gutekereza kuri Cleon, akavuga ko Cleon ari mu bugambanyi, ashaka ubwami, bityo akaba ari urimo gutuma abahanuzi bahanura ibyo bintu. Good. Ibyo nabasomera rero, ndabasomera igitabo cyanditswe na Jean Cocteau, yanditse icyo bita La Machine Infernale. Ni ukuvuga ngo ikimashini giturutse muri Gehinomu, yerekana ibyago byabaye muri uwo muryango. Ariko we yagenderaga kuri iyo nkuru. Iyo nkuru rero turimo kuyisanga mu gitabo kinini cya Prentice Hall Literature. Tubona yuko kuva kuri page 422 niho batangira kuvuga kuri Oedipus the King, cyangwa umwami Oedipus. Cyo kiri mu Cyongereza. Ibyo biri nibyo tugiye gukoresha, ariko byibuza kuko tugiye gutangira kuko tugiye gutangira no mu zindi ndimi, reka mbasomere ku Gifaransa rero mwumve nk'ikintu Jean Cocteau yakoze samari yabyo. Ariko ubundi inkuru ubwayo yanditswe n'uwo bita Sophocles mu mwaka wa 500 n'ibindi mbere ya Yesu, cyangwa mbere y'ikibariro gishya yari yarayanditse. Ariko nawe ayikuye muri za nkuru ziba zisirikira mu baturage, nk'uko natwe tugira inkuru ya ngunda tutazi uwayitangije. Good. Twumve rero Jean Cocteau uko yabivuze. La Machine Infernale. Obéissant à l'oracle, ngo yumviye ubuhanuzi, Oedipe résout l'énigme du Sphinx, tue son père et épouse sa mère. Ngo Oedipus yica igisakuzo cya Sphinx, cya ya nyamaswa, yica se kandi arongora nyina. La peste s'abat sur Thébès qui a couronné un inceste et un parricide. Ngo ni ukuvuga ngo ibyago bya la peste, indwara ya la peste itera umujyi wa Thébès, wahaye ubwami umuntu warongoye nyina kandi akica se.
Quand un berger dévoile la vérité, igihe umushumba yerekanye ukuri, dévoile ni ugukuraho ivara, gukuraho ikintu gikingirije. La machine infernale de Dieu expose, imashini y'urupfu iturutse ku Mana iratangira igakora. Édipe se crève les yeux, Édipe yikuramo amaso, et sa mère se pend, n'umubyeyi we ariyahura. S'inspira du théâtre de Sophocle, Cocteau redonne vie aux grandes figures grecques. Ngo agendeye kuri théâtre ya Sophocle, uyu mugabo Cocteau w'umufaransa aha ubuzima abantu ba kera, aribo Édipe, Jocaste ariwe nyina n'umugore we Antigone. Antigone n'umwana Édipe yabyaranye na nyina. Iri philosophe en virtuose, asa nk'uwihisha inyuma y'ikirahure mu mwijima agafilosofa, agakora philosophe. Non, l'homme n'est pas libre. Urumva, umuntu ntago ari free. Même le héros, celui qui sort du rang, doit se soumettre. Ce grand texte dit tout sur l'homme avec infiniment d'humour et de poésie. Nshuti zanjye, ngo umuntu l'homme n'est pas libre. Umuntu ntago yigenga. Tubonye hahandi ubuhanuzi umuntu ashaka kurwanya. Se yarwanyije ubuhanuzi, Layasi, ariko ashatse kwica umwana ararokoka. Umwana nawe yumvise ko azarongora nyina, nawe atoroka ubwami bwari bwaramuhaye gukururiwe, agafatwa nk'igikomangoma kandi atari havuka, ahunze ahita ahungira mu hahandi, ni nko guhungira ubwayi mu kigunda. Yahunze ahita ahura na Sara amwica. Icyo gikorwa akoze nubwo ari icy'ubutwari gituma arongora nyina abo umwami. Même le héros, intwari yabaye ndi Oedipus, ariko birangira arongoye nyina kandi bimuzaniye ibibazo. Celui qui sort du rang doit se soumettre. Urumva, n'uwasohotse mu mirongo y'abandi akaba umuntu w'intwari, nawe ahora agize ati ari munsi. Iyi ni filozofi iryoshye cyane. Urumva nta n'ukuntu itahura na ya filozofi tujya tubabwira ko umuntu atari we wihitamo. Hari ibituruka ku bandi bantu, hari ibituruka ku bukungu uko bumeze, hari ibituruka ku muco uko umeze, hari ubuturuka niba muri mu mahoro cyangwa mu ntambara. Ibyo bintu byose biguhuriraho, wafata ibyemezo ukibwira ko ari wowe ubifashe kandi bisa nkaho bigufatiwe. Nta Mana, twebwe filozofi ya Spinoza ihita ikwereka iti nta Mana ibi bifashe, ahubwo habaho la causalité, la chaîne y'iki, chaîne y'impamvu zituma ibintu bibaho, cyangwa chaîne ya za cause. Good. Nous n'allons pas nous attarder beaucoup. Je vais commencer maintenant en français et je ne vais pas beaucoup tarder. J'ai parlé en gros du mythe d'Édipe. Beaucoup qui connaissent le français connaissent déjà qu'il y a le complexe d'Édipe. Ce que je vais faire, c'est seulement lire le résumé de son livre d'un Français, Jean Cocteau. Il a écrit La machine infernale. Il dit, obéissant à l'oracle, Édipe résout l'énigme du Sphinx, tue son père et épouse sa mère. La peste s'abat sur Thébès, qui a couronné en inceste et en parricide. Quand un berger dévoile la vérité, la machine infernale de Dieu explose. Édipe se crève les yeux, s'arrache les yeux en fait, et sa mère se pend. Oui, sa mère va se tuer. S'inspira du théâtre de Sophocle. Cocteau redonne vie aux grandes figures grecques. Édipe, Jocaste, Antigone et Créon. Il philosophe en virtuose. Non, l'homme n'est pas libre. Il n'est aveugle. Et le Dieu règle sa destinée. Même le héros, celui qui sort du rang, doit se soumettre. Ce grand texte qui dit tout sur l'homme avec infiniment d'humour et de poésie. Chers amis, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, la philosophie qui sort d'ici, c'est qu'en fait,
il y a toujours la causalité qui dépasse l'homme. Donc, ne vous tenez pas toujours responsable du mal. Si vous traversez une saison, une période de difficulté, ne pensez pas toujours que vous êtes le seul responsable. Tout le monde est responsable. L'univers entier est responsable puisque nous sommes toujours sujets aux causes que nous ne maîtrisons pas. Le marché, la culture, la psychologie, l'état biologique, ce sont toujours les choses qui ne dépendent pas de nous. La responsabilité, en fait, est limitée. Ici, c'est très proche de la philosophie de Spinoza. La philosophie des anciens ici disait attribuer tout au Dieu. Nous devons nous appuyer, nous devons reconnaître qu'il y a les dieux. C'est ça l'idée des anciens. Mais lorsque Spinoza est venu, il a dit il y a toujours la chaîne causale, causée par l'état biologique, causée par la situation culturelle et sociale, économique et politique. Tout ça, ça peut vous mettre dans la nuit ou bien dans le bonheur. Ça, vous n'êtes pas libre. C'est ça en fait la philosophie de Spinoza. Nous avons décrypté le livre ou bien le mythe d'Édipe, mais nous avons eu l'occasion d'associer tout ça avec la philosophie de Spinoza qui montre qu'il y a toujours les causes que nous ne maîtrisons pas. Merci. I can end this session speaking in English, giving the message to people who understand English, saying that Oedipus the king is like an invitation to know that there is always causes that we do not master. The mastery of causes was attributed to gods by ancient people. But as modernists, we know that there are always causes that we do not master. Psychological causes, biological causes, cultural causes, all those causes can put you into trouble or they can bring you to happiness. So don't say that you are always responsible of things that occur in your life. Even though there is no God outside the nature, nature brings you somewhere. Yes, we know that decisions that you will take will put you into trouble or into happiness. But you are not always responsible because they emerge from they springs from biological status, psychological status, economical conditions, cultural and historical conditions that you have not chosen. You are the one who is choosing, but you do not choose the factors that make you choose. This is the philosophy of Spinoza. Thank you. And I ask you to always share these moments because we have an opportunity to learn this philosophy and to explore our lives and the society we are in. Thank you.